turongeye turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose nk'uko duhora tubibifuriza. Twizere rwose ko muri amahoro kandi tubifurize guhaha mukaronka nk'uko rwose duhora tubibifuriza ibihe byose. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe kuri iyi channel yacu ya NZIZA Market. Reka twifurize gukanda subscribe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko mubimenyereye rero iyi channel yanyu ya NZIZA Market nta kandi kazi kayo uretse gusa kubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ariko kandi mukaba mukurikiraniraho n'ubundi ikiganiro gira icumbi buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu saa 2 kugera saa 3, aho tuba dusobanukirwa byimbitse ibijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo. Ni twebwe rero ba mbere mukagezaho imitungo igurishwa cyangwa se ikodeshwa idafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Nk'uko rero mwakomeje mubibona ku mashusho, tugiye kubereka cyangwa se twabatembereye inzu nziza cyane y'akataraboneka kandi ikiri nshyashya iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati ahazwi nk'Iremera. Rwose ni hano hafi cyane, hafi yahahoze Alpha Palace Hotel, hafi yahahoze hitwa Godiyari. Ni muri izo karitsiye murabona rero yuko ari inzu nziza kabisa, ni inzu nziza cyane kandi nini. Iyi nzu rero igezweho ikaba ifite ibyumba binini byo kuryamamo ndetse ikagira douche na toilette 3, hanyuma ikagira urwambariro mu cyumba kinini cyangwa se chambre principale birumvikana, ariko kandi ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock yayo, ikagira kandi parking na jardin bihagije cyane yuko iyi nzu rwose iri mu buso cyangwa se iri mu kibanza gifite metero kare 350. Mwumva yuko irenzaho rwose metero kare 50 ubundi ku kibanza cyagenwe. Ni inzu rero nziza yubatse mu buryo bugezweho nk'uko muri kubireba. Ahangaha ni muri salo zayo cyangwa se ni muri salo yayo. Murabona yuko ari inzu irimo ibikoresho cyangwa se yubakishijwe n'ibikoresho bijyanye n'igihe, bya bindi rwose tuvuga yuko ari materiaux durable, n'ibikoresho bijyanye n'igihe. Inzu yubakishije amatafari ahiye yose, irimo amaparafo ya gypsum, irimo amakaro meza, n'ibintu rwose bihenze kandi byiza cyane. Ariko kandi nubwo iyi nzu ari byo biyubakishije ntabwo bivuze yuko ngo irahenze, ahubwo inzu nyirayo yakubise hasi igiciro rwose ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu. Iyi nzu bakubise hasi cyane. Iyo ni cuisine yayo yo mu nzu nk'uko nakomeje mbabwira, ariko ifite n'igikoni cyo mu nzu. Iyi nzu rero kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose yubakishijwe amatafari ahiye ya original. Ni inzu ikomeye kandi ishaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo aho niba yubatse, hanyuma ukongera ukanagereranya n'ikibanza cyaho, ikibanza amafaranga kigura Remera Alpha Palace Godiyari. Ntabwo iki kibanza ntabwo gishaka amafaranga menshi mu by'ukuri ugereranyije n'uko ibiciro bihagaze ku isoko, naho iyi nzu ntabwo ihenze, ntabwo amafaranga ishaka ari menshi cyane. Yes, reka rero tukwibutse gukomeza gukanda subscribe, ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi iracyari NZIZA Business Group Limited, company rwose ibasha no kubakorera amapura kandi ikanabubakira ku giciro cyiza. Ari nako kandi ukeneye kwimuka biravuna, n'ubwo wabaguze inzu kuyimukiramo nabyo ubwabyo biravuna. Ushobora kutubwira tukagera gute tukaza tukaguha serivisi tukakwimura kandi neza, ibintu byawe byose ukagera iwawe mu mahoro n'umutekano usesuye nta kibazo. Iyi rero iracyari NZIZA Business Group Limited. Iyi nzu rero ikaba ari imari nk'uko nabibabwiye, iri hafi ya kaburimbo, hafi ya Alpha Palace, hafi ya Godiyari. Ni inzu rwose ahangaha ni mu mashambure principale, mu madushe na toilette
ni inzu rwose y'akataraboneka kandi nziza. Iyi nzu rero nk'uko nabibabwiye, ubuso bw'ikibanza cyayo ni metero kare 350, ariko none abasiporutifu baba bavuga bati nyaboneka transferi bimeze gute? Bivuze ngo niba ikibanza ari metero kare 350, inzu igiciro cyayo ni amafaranga angahe? Ntabwo ihenze ndabizi ubu muri gutekereza mu miliyoni 100 n'imisago, ariko iyi nzu mu by'ukuri irashaka miliyoni 73 zonyine ziri negotiable. Ubwo irashaka miliyoni 73, ariko kandi hashobora no kugira ikindi kintu kivaho. Ntucikwe rero, ntucikwe, iyi nzu ntigucike. Wayikunze waduhamagara kuri nimero yacu nyine mumaze kumenyera muri benshi ku maskrini yanyu, ariyo 0788486797. Ayo ni amashyiga y'igikoni cyo hanze, hari arurarugero rufunguye n'ahari stoke yayo. Mbese ni inzu ifite buri kintu cyose, buri kimwe cyose gikenewe. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika. Kuri miliyoni 73 kandi ziri negotiable. Ukaduhamagara kuri za nimero zacu mugenda mubona ku maskrini yanyu, 0781 cyangwa se 0788483897. Ariko kandi wadusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri ya mawe ugeze muri Feruje neza, hari inzu ya etaje y'amatafari ahiye usa n'ujya Nyabugogo. Dukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi cyangwa se mu Gikari. Ushaka kudusura kandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, TikTok, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market. Ni karibu cyane rero iwacu, umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y-Shatu _ Nzuri _ Rawa.